ana yacu. Izi zimaze kuba mibi kabisa. Ku migongo banjye maze kuba bawucenda gaswinye. Unzahora ndi gupfubura kugeza ubu ngubu nazapfa vuba pe ngo nta amafaranga ahari. Ko rero kanekereza ndibutse. Ejo bundi hari umukobwa wampaye nimero kanze mugerageze turebe kabisa twumve turebe ibyari byo. Hunahereye hose ndi gupfubura pe ubu ngubu baye ikirumba mu rugo mbabereye ikirumba. Kakamamagare nimero za kagakobwa kampaye ejo bundi nimero ndi numva ibyari byo numva nimba kaza kunsura kabisa tukareba ibyari byo. Dore ko mwimisi none maze nigenda nabona n'umukobwa kumva ziciyemo. Hello. Mezute? Uri kuki? Uri kuki? Nyine uri gukora iki kano kanya? Papa warari se? Maze ukandeba se? Uje mukanya se wemera? Se wemera? Wongere kunaniza se nuze wongeye kwambara bya bipantaro mbonaga muri kwiyambarishwa. Sibyo? Ihute nyine ariko kondisiyo ngo uhaye uzibuka. Nuze wambaye bya bipantaro mbonaga muri kwiyambarishwa n'ibiki. Bibaye na byiza baza biyambariye akajipo gusa. Sibyo? Nta kibazo ngo ndagutegereje. Nomero yo semeri tari guca musi y'umugore yagiye Nyagasani. Umugore mwana sinzi buriya umuntu bafatishaga n'umuntu umujinya. Abagore b'iki gihe ntibacyubaha ntibakigira ute. So Papa karawi mukobwa ududore babona je yambarisha ibintu bitagira 12 kandi azi gahunda dufitanye da. Kagame nirebera ibintu byo ku TikTok ukuntu bihagaze ndeba ko imbuga zifasha kabisa. Kuko ibintu muri iyi minsi bitanoroshe kumva ngo hari umukire uri gutanga amafaranga. Ako naje ndaje mukore video mukanya nyemere ku mafaranga kabisa. Dore ko ibintu none muri iyi minsi byakaze kabisa. Gusa ariko kubona abantu barapudetinze bari gukora utuntu twiza. Utuntu kabisa tumeze neza. Kameze ndiye no kuri Ruvuvu TV kubona ibintu byifashe. Kumva muri iyi minsi ngo nibo bari kubikora neza kabisa. Gukora utuntu ngo turenze. Zatwica kabisa.
Ninde uri gukomanga? Gukomanga w'ubwoko ki koko? Injira se. Babu nyiri cara ibyo bisanga hano ari gujya afata nk'iwanyu sibyo? Caranye. Siku niko na bigize isoni sibyo? Shawapi na soni mfite. Kwaje wambaye goruno rureshuco. Ntwabivuga? Njye ntabwo nkunda ibintu bigufiya. Kandi nabikubwiye ngo ari byo uza wambaye. Nase njye ko ntabikunda ubwo. Ntabwo njye ndabikunda. Niba ari byo ukunda uzabingurira. Narakubyaye ingo. Nzabikubwira sibyo? Ndikwiye kugukeguka ntabwo ninjyamo nanone najya. Soni. Hapi na soni mfite ubwiki. Arumeze neza. Ni ibibazo bagakwiye kuri kumbaza kano kanya. Yego. Cyane. Ubase kumwe nava. Mama gese nanabikubaza. Shazikunze. Uburu cyangwa ufite ubwoba. Ubwoba bw'iki? Ubwoba bw'iki? Ntabwo ufite. Ntabwo. Sure. Nyine. Handa twari dufite imisoyizo. Nibiki? Nibiki? Basigaye basuzugura. Kagasuzuguro rero niko nani. Se niba abatananyita amakuru. Kuva mu gitondo ntari nafata icyo kurya wambwiye ngo uraje waheze telefone ko wayigize compose. Amusore n'inzara mfite. Urebye isamba nabyukiye mu kazi ntago nakaba ntari nafata ibyo kurya. Ese mwa bibaho buriya usigaho ugiye kuki? None si bazi icya kibazo twigagaho wabyukiye hahandi wagiyeyo ntabwo urajayo. Nta gisubizo urabona. None si amasaha aragiye rero gerageza urebe uburyo ki wanyohereza ibyo kurya numara kunyohereza ibyo kurya ureba ushake nakanyuje ugenda ureba uriya muntu nyine. Ariko dufite ikibazo gikomeye kandi kiriya kibazo nitwe tugomba kugishakira umuti. Ubundi kuba ni ibiki twavuganye? Aka kanya ubuhizo wivumburira akantu ko wizo mbana seriye. Ntabwo twabivuganye. Mbese kumbwiye ngo nza gusura ikindi kigeretseho kugusura n'ikihe? Nshaka ngo mbumuze hari ikindi zino hari ibindi birenze. Mbwira mba nabyo urakora uve hano. Sibyo? Bomaze. Bozenye. Sibyo? Ntukumvikane nawe none nari kukubwira ngo uze wambaye utuntu dutoya uze na asanga dawaje uyagwakenye kuri bya bikabutura byanyu dore ko mwanyobeye nje mwizi misi bantu musigaye mwaratinyutse abantu sibyo? Muri zimba ngwamagaye nguze hano ikindi mbaga ngwamagaye nigi. Uzunganize? Ndebira nk'ubu ngo waje wambaye uruntu ko ubuzi wazagira na cyara ababyeyi ngo bazibamfashe kandi babizi neza ko ndagukunda sibyo? Tayo kugira isoni nigi. Sawa kubwiye ko ngira igisoni. Muniso. Nakubwiye ko ngira igisoni. Samanyi. Ndibi nizubwo turakunda cyane ntabwo mu ndagusubana nge ntabwo birimo. Okay, sawa. So fashe umwanzuro. Ngo ufashe. Uzongere kumamagara. Sibyo? Twumvikana. Aya ntabwo wabikora ngo. We.
ntabwo worohewe ariko nyine nyiri ikibazo kinini ngewe arega sibyo. Nasi nawe no yewe nawe no kugira ntwera amashengesho kuko ubu mw'iyi minsi ntabwo meze neza pe, nukwirirwa mu kazi mbabaye ngize nte kwiheba ni kwinshi nukuri. Cyangwa se niba uri kubona bigize hari uzegere shamamba urebe niba yakurangira da n'uwo muvuzi kuko ariko nje nkekaga kandi ari bubikoraga. Kuko shamamba nta kuntu yagira abana bane akagira abana bane twe nta n'umwe kandi ari nkaho twanamutanze bibaho. Ubona shamamba atari umurozi ariko shamamba ni umurozi shamamba kuko buriya abaye atanari umurozi sha umva ejo bari kuntu nanyuzeho akandeba bari kumwe na buriya bugegera bwe sha. Ese kuri kumurengera saba rero gerageza urebe ukuntu wanyohereza ibyo kurya. Ubwo uyu munsi ndatakare ngo usange mu rugo. Gerageza ntaribigerageza ugire vuba ubyohereze nyine nanjye nzarimereye nabi nyine ariko nyine ukoresha uburyo tugomba kureba uriya muntu nyine ikibazo tukareba ko twuno cyavamo nzarega tugomba natwe gusubizwa. Sawa rero ngahirirwaho ngo nyine ngo wabikore nyine sawa na umugore ncemo ntabwo ari shamamba ngo dukore ibi bintu bishoboka bite? Uriya shamamba uwamutekereza akamukora ikintu gishobora guhita abana bane umwibabiri batatu bane nta n'uyu n'umwe aya bina nawe birasi ibyo pe ariko kakora akazi kandeke kugenda ku mugisha wundi nyine buriya hari nawe ntaje kura muntu nyine yavuze buriya araza ari kumva igisubizo. Mana koko sizizuna zizanye igihano shisi bagombaje nkabona ntabwo uhari ushuha mu mutwe ntacyo kanakuri ariko nakwiyakura kandi gakobwa na nkanarige nagerageza nkagerageza n'ahandi ntunishinga umugore ntabwo nakwishinga umugore nshobora gushaka kandi gakobwa nkagatereta nkareba niba byacamo. ngo ntuzongere ngo ngushye ngo nabigukora ni wa mbere ni wa nyuma bundi sibyo reka twumvikane jewe naguhamagaye sibyo mbikubwire neza nitonze ntari kugukanga sibyo hano maze igihe nyine kinini nakora nyine twaje kwa Paris sibyo kintu nari guhamagariye ngo uze hano ngo ni nkwerurire sibyo ntabwo naguhamagaye ngo uzunganize no kuri telefone turaganiraga sibyo urambamoza ntabwo urambamoza bintu ni bibiri kumbamoza cyangwa ukava hano ugataha iwanyu. Amamagara hari numve mba nakinambwira
Halo. Meze bite? Meze neza. Kuri kuvuga gakeya. Oh, bari gake. Okay, gari kana tere. Você? Meze neza. Twaduceri kutatunyoherereje.